genda uruhuka ariko uyu mugoroba sana bwo mu rugo baranyicaza nahiye gusa reka no njemba numva nanakwinjira rero kugeza nuko bafite ubwoba ubundi se bagutwara I love you. Gaho cyenda nawe birishima. Festi nyungurira gake gake. amasaha wagiye hano mwanjye humura baryamye baryamye nsanze aha ngaha akose aho utagira ubwenge wagiye utambwiye byihorere bakwa nishimye ibindi ntabwo bindeba ariko si akamwenya ufite ku maso ye ndabikubwira ngo bujyanza bikubwirije zabibwirije batatwumva ase kusa kuriza hejuru baryamye n'igira ikibazo reka mfunge oya reka kurinza nga basi baby bye mata bye yeah Prestige. Icyakora amasuku se. Mwaramutse. Nawe waryamye. Naryamira se ntiwandaje ejo. Cyakoze ashaka. Aho yavuga cyane. Ceceka iki baracyaryamye. Yose aramutse abyumvishije akahita amenya buri kimwe cyose ukuntu cyagenze. Ntabwo yabyumva yewe. Mva nkubwiye. Cyakoze wahambere. Ubundi reka nkubwiye. Do. Mururu. Yewe wenyine nsigaranye. Sinagukoreye umuti. Ariko nawe rero wanda urugiye kundaburiza habujize gato cyane. Byose warubirangije. Ibaze usingiye kuryama urasohotse womboka ni wanambwiye uti. Nze kugukingura cyangwa se bigende bite. Ngaho ibaze nawe. Niyo mama wabyuka ziriya saha agasanga utari mu nzu. Shabestiri kangeze ukuri. Cyangwa nakwirariye hope. Nanigize ikihebe hasi no hejuru uko byari bugende kose warihebye byane imana nabonye cyubahiro ntabwo byari bikora nananiwe kurya nananiwe ibintu byose ndetse n'iki kindi byari none se yambwira kwambwira uti ndagiye ndaza kuzunkingurira wera uziko mva nkubwira uziko nabyutse sinzi ko umutima wankomanze ndavuga niko Janisi kandi subire muri salo ndebe je nsanga ntuhari njya mu cyumba cye nsanga nturyamye ndavuga nti uyu mwana kagiye kunyirukanisha biragenda bite nitamo kuranyisha ngutegereje gusa ntabwo bakwirukana abandi ndi mukuru nta nose urandagira gusa bari badufasha nijoro kudufata gusa Yesu we ibaze ko eza buriya nibushize barampaye urushyi none ubwo byari bugende bari kuguca umutwe kujereka nkubwira urukundo runtoraguje amashashi ngesha bisi urukundo runtoraguje amashashi ahubwo n'ubwo ndumva nakigira mbwira ubu ndi kumva nshaka kumva inkuru gusa asubira kucyabo shaka nkubwire rero byagenze bite saa 4 z'ijoro bati umukazana arahituye ntabwo kumva ibyo ndishimye nicyo nshaka kumva urimo uraninza mwibwirire ko byagenze asubira ntabwo uri kubyibwira ntabyo nibwiye usibye kubona watafite umwa dutose bisa nkaho cyenda gatsiri nyine mbwira byagenze bite uzi ko ari kizima ari bumbwire se ngaho makuru ko byagenze nyine nagiye
ndangije ngerayo ndakomanga mama warangije barankingurira sha nkimubona akamubwira ndagushyinguriye nyine mbwira inkuru zose ko zagenze banyinguriye muri umunara ngerayo nyine bikakugena ubwenge bunese nanabubura nyumubona ngiye ubwenge bwahise bubura sinitaye ngo hari mama we mwana we reka nkubwire nimba ari ibyo gukunda yes Max umusoma uri nyine ukimubona byagenze bite mbwira ibyo nibyo wiri gukora ko ari byo uri kuvuga nibyo njya nsoma nuko mbona mu mafilime nyine byagenze nyine urumva narebye ibikinde byinshi wowe mbwira story yanjye uriko byagenze ndangije ndagenda njya kumuhobera shaka ngubwe kumukora byagenze Sani byagenze bite ntuzongere kunsiga ari no kuri pe sinzi n'amagambo navuze ubu ntabwo nayivuga ngo nyasubire murumva wamuhobeye mama wicaye aho ngaho na murumuna we nuko nabigenjeje urumva ndicara ariko afite mama we umunyabwenge ndura niwe mabukwe wanjye uriya niwe nari narabuze arangije aragira ahita aduhereza umwanya reka njye kwiryamira na murumuna we arashaho baduhaye umwanya akurikiyeho ikirere ibindi byo ntabyo nshaka bivugiye kuri yasigaye nyine ibindi byo ntabwo nshaka kubivuga yagusoma kuye aziba nta kindi kintu cyonyine kiri mu mutwe wawe igihe wumva musigaye muri babiri urumva ari iki cyari gukurikira yagusomye ari kwiyegereza nyine tangira kubwira amagambo y'urukundo sibyo uri umushenzi umva ari nkubwire shafta yanjye nanjye bweka nkunda yaritobe ati ndagukunda Janice mubizi se turi kumwe kurya ari ijoro rya kabiri birenze ijoro rya kabiri noneho wantunguye pe oya rega imisi bari myinshi aya si ubwanakeye aya na rero atari ese sheri urantunguye n'ukuri kunyoherereza miliyoni imwe yose none se sheri ariya mafaranga yaraye gukoresha iki ndakuzi ugiye gutangira nyine wiyemere ngo urabona ndi muganga ndi dogiteri nkorera amafaranga menshi cyane ibintu byinshi cyane tuza sheri arangiye nakoreje kugira ngo nzisanga uri guseka umeze neza urakumva kugira ngo nyine tuba turi kumwe wishimye tuzi ko n'ubundi ntajya ndakara oya ariko buriya nyine inseko yego irimo ibihumbi 100 itandukanye n'inseko ya miliyoni cyane nyine urumva nyuma yo kubimbwira shanaruhutse shanishimye ntabwo wabyumva sitani ndumumagara telefone yarashaye iransakuriza muri ubu buzima nyibwirire mu bamwita aramerekeza nyine ndashama niyitabira ibiransakuriza aro ninde nuko abana yanjye karori hobe yesu karori umerekereje ute kumumagara yesu ndasaza noneho karori wowe sibyo biratandukanye cyane cyane kabisa muze ndi kwibaza noneho ukuntu wavuze ati turabanza duhure mbere y'uko ujya iwawe reka nkubwire
mva ntabwo nari gukora ikosa ryo kuza umite njya mu rugo kuko iyo ngeze mu rugo ntibaba bashaka kunsohoka yego se kuko mana madamu banaranzitira urabona ibishyimbo by'imishingiriro ndabizi bimukura birandaranda ngo nabone ko bameze gutenya ngo ati ntuva hano ntabwo biri bukunde ariko kuri aka kanya ubu ndijisha nyine azi ko nkiri mu mahanga nibyo se cyane ubazi ko ntaragera mu Rwanda hejuru yawe umva agaciro mba naguhaye uba wakampaye ariko ndimo kwibaza n'ibi bintu nakoze bakandi batangiye ikize abaye ari umugabo wanjye wabikoze uko naba meze rega ni amakosa tuba turimo shiri yes ndabyemera amakosa ariko uretse hari ikintu ugomba kumenya ni kimwe urabyibuka duhurira mu Bufaransa wari wagiye kwiga nanjye nagiye muri misiyo y'akazi ndakubona mbona umunyarwandakazi mugenzi wanjye uturuka mu gihugu kimwe n'ibiki byose ndabyibuka nk'ibyabaye ejo umva rero biriya bintu twakoze ibiki byose byakomeje kunkurura birankurura n'ubu bikinkurura ibyo ntibigutera ikibazo bitekereza ibintu byinshi ugire gute bigomba kubaho herega buriya ntabwo nzi impamvu nabyemeye kandi utangiye kwicuza ntabwo nzi impamvu nabyemeye nakoze amakosa pe ni Karoli Karo Karo narakubuze ndagukumbura ndakubura ntabwo ndi kumva Karo uri kumamagara Karo umeze ute yes uri hehe se urabeshya wageze muri Kigali ngo kuri cya kitaje kingana kunze Habimana ntabwo muzi kingana inzoka kwa Habimana shaka numva nishimye mana yanjye kumamagaye Yesu we umva numva nashyushye ugiye kuba hehe se uje mu gukora iki ubundi muri Kigali uzanywe n'iki mbwira higo shanga ndabyibuka ukangura n'agakanzu ko kwambara kuri noheresha oya sha zamuko nandi yabikaga yajyaga idukangura mu gitondo ayiwe zamuko zose za Karoli sha Karo Yesu we Karo umva mubaga ndi mu kazi iyi nimero yanjye yagutanyemeza ndumva nshaka kukubona mana yanjye umva sha ndagukumbuye niba warabaye muremure icyo nshaka kwimenya ego sha uzanyibonera nuza nabaye nk'umuzungu sha ariko njye nanze gucya n'ubundi igihe cyose nyimazemo nanze gucya byaranze Karo reka nkora akazi nibengeye kuyemeza ndaza kukuvugisha tuzabonane
ndagurisha mu kanya amazi ariko suzi ko nina nk'aba se ntabwo nyine abizi umuntu ukiva mu cyaro ntabwo aza ahantu karara ikindi muntu ugeze muri Kigali ntabwo agira amagambo menshi reka nkukupe turaza gusubira nawe umunyamujyi ntabwo nyivuga amagambo menshi yewe ibyo tubire ko utangiye kuzana amagambo menshi shaka ugafite amatiku sawa bayi mfite amatsiko ye urajya he turagukizwa do umuriro ugiye kwaka Kigali wese ugiye kumenya Karori na Vestina ninde uciye aha ni Karori ninde ureba nambara umupira wa Karori sha nawe yambara wanditseho Vestina ubundi byagenze gute akoze kuri siko muta ntabwo uremera ko dukundana ibyo ntabwo byanze ariko none se ibaze umugabo wanjye aramutse amfashe ibyo ari byose uri mukuru nanjye ndi mukuru kugira ngo ajye kugufata sibyo nuko twembi twaba twabigizemo uruhare kandi nkeka ko urwo ruhare nta n'umwe urwifuza kurukora ntawe ariko si ubungubu hagize umuntu utubonana dusohokamo hano sheri ntawe atubona byaba ari ikibazo hano hantu sibyo ukuntu napanze hameze nta kintu gishobora gutuma hagize umuntu n'umwe watumenya ngo avuga ngo agenda ngavuga amagambo agire gute ntabwo bishoboka kereka we nimba ari umuntu mujya mu biganiro w'umudamu mugenzi wawe cyangwa w'iki kindi byaba ari ikibazo ntawe ariko n'ubundi reka ndeke kwicuza byarangiye ntacyo ndi kuramira ko ngiye bigeze ku kwicuza ubu se ko ngiye nari kwicuza kuba ndi hano kandi nakagombye kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye soke nereza kuri penwari nereza penwari ndadibi ntizo ugiye ngiye muri dushe ubwo uragiye gutyo gusa tu ego ko uretse gato y'abantu oya uretse gato uragenda gutyo gusa twongere tubikore ushaka twongere tubikore none se umfasha neza rindi jambo ushaka kumva kagende n'ubundi niko kari kiza hari umugozi nagushyizemo shubiteze fora ndi hehe
ubundi Kanombe mu kanya gato cyane ndaba mbasesekayeho nuko hari utuntu nkiri kwaranja dutoya hari amadosiye nkiri kwaranja ariko mu kanya gato cyane ndaba mbagezeho we babwire kabisa ndaje kano baguru tarabakumbuye byahatari okay sawa ndabona amadosiye yanjye bayazanye sawa naho mu kanya we numara kubishyira ku murongo byose uzambwire rwose njye nta kibazo yego okay oya biriya byo byohereze nta kibazo sawa murakoze Festi Karame umeze ute meze ni babakobwa bariyemeza Karina ari hanze ari kuri telefone Janice nawe ari mu cyumba cye ari kwitegura kujya ku ishuri Karine bagwamagarire mubwiraze Karine Jani kumva sinzi uriya mukobwa mwana Karine ajya nitabisha amaguru ubwo wabona ari hafi Karine koga yumva nabi ntondorera se kumuhamagara mbwirira na Janice aze hano maze hano yewe nyine nari ndimo nkubwira kuki utampara ko umuti washize narikoza kubikubwira nimugoroba washize ejo ubu wowe urabona uyu niso ahubwo na mama yari yashize nayo ntayo dufite muri bibo byandika mu rupapuro nambwira mama ese uzi igihe twabahamagariye nari ndi kuri telefone ese ko ari ni bag igiye he ku ishuri okay icara nawe nanjye shyira ibintu byose aho ubona okay ikintu rero mbahamagariye nyine ndagira ngo mbabwire ko papa nyari buze nyine papa araza